Yacu rero kubijyanye n'inkuru nziza irimo ivugwa mu Rwanda nuko ikigo cy'igihugu gishinzwe mine gaze na petroli cyatangaje ko ubushakashatsi bwakozwe mu kiyaga cya Kivu bwagaragaje ko hari amariba 13 ya petroli yagaragaye hasigaye gusa kumenya neza ingano ya petroli irimo n'ikiguzi byasaba kugira ngo icukurwe. Ibi rero ni byatangajwe n'umuyobozi w'iki kigo Kamanzi Francis aho yabwiye abadepite ati inkuru nziza nuko dufite petroli. Ubushakashatsi bw'ibanze bwakozwe hariya mu kiyaga cya Kivu ati habonetsemo amariba 13 agaragaza ibimenyetso bya petroli kandi abize ibidukikije babyumva neza. Gahunda yo gushakisha petroli mu Rwanda yari yaratangiye ariko iza guhagarara muri 2014 yongeye kubyutswa ubwo ikigo cyo muri Canada cyavumburaga ko mu gice cy'uburasirazuba cya Kivu hashobora gucukurwamo petroli na gaze mu buryo bworoshye. Ibi bijyanye bisanga kandi ibindi bimenyetso bituruka mu kuba muri kiyaga cya Kivu muri hari gaze metane ndetse iyo ubashije gukurikiranaho ituruka usanga kenshi iba iri kumwe na petroli. Bwana Kamanzi yabwiye abadepite ko hari amahirwe menshi ko petroli iri mu kiyaga cya Kivu ari nyinshi kurusha iyabonetse mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Yagize ati rero ikiyaga cya Kivu cyo ni kirekire kurusha ziriya nyanja zindi, bakavuga ko rero dushobora kuba dufite petroli nyinshi kuruta ibindi bihugu bidukikije.